tugire umushinga wo kubaha Imana kuruta indi mishinga yose dufite. Simbabujije kubaka imishinga yanyu, ariko hari imishinga myinshi. Iyo mishinga rero ikintu cya mbere twagakwiriye gukora, ijambo ry'Imana avuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Iyo twitegereje neza dusanga umushinga wo kubaha Imana utajya uhomba. Iyindi mishinga ishobora guhomba. Iyo umuntu yubashye Imana neza ntabwo ahomba. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Amahoro aho muri hose, bamwe muraho, abandi mwiriwe, abandi mwaramutse bitewe naho muri. Mwese ndagira ngo mbifurize umugisha kandi mbashimire ko mugiye gukurikirana ijambo ry'Imana rikabafasha, namwe mugashobora kurisangiza n'abandi. Murakoze cyane. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Betty Nyiramukiza, ndi umukristo w'i Remera, ndi mwarimu muri service international. Imana ibaha umugisha. Umwami Yesu uri Imana ikiranuka, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana idukunda. Watanze umwana wawe Yesu Kristo arabambwa ku musaraba kugira ngo twebwe abari babi tubone ubugingo buhoraho, twebwe abanyabyaha tubashe kubona ikiguzi cy'ibyaha byacu. Amaraso wamennye turayagushimiye, niyaduhindura abo turi bo. Turagushimiye kuko uduhaye n'uyu mugisha wo kuba turi bazima, duhumeka, tubasha kuvuga. Uyu mwuka benshi barawubura bakajya kuri bomboni. Turabigushimiye ibyo ngibyo. Udushoboze rero iminsi yacu dusigaje kubaho mu isi, dukore ibyo ushaka, tukunezeze, tubeho mu bushake bwawe kuruta uko twabaho mu bushake bw'undi wese cyangwa bw'umwana w'umuntu. Urakoze, turagushimiye. Tuyobore muri iri jambo kandi umwuka w'Imana arisobanure rwose. Niwe mwigisha mukuru. Duciye bugufi cyane, ushyirwe hejuru Umwami, kandi wubahwe n'amahanga yose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma hano muri Petero ibice byaho 4. Ibice 4 turasoma umurongo waho. Petero wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 4 umurongo waho wa 7. Haranditse ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotombana, aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose, amen. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kugeragezwa riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe,
ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba akazitereyemo, ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Amena. Kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana, ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera riti? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni amagambo maremare dusomye, ariko ni amagambo meza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire umwete wo kwezwa, mwirinde ibitsindisha. Mu by'ukuri ndifuza ko tuganira amagambo avuga ngo ni ibiki bitwereka ko iherezo riri bugufi. Icya mbere, ibiza hirya no hino. Reka mbare icyo mperaho. Ukajya ukumva umuvu watwaye abantu, ukabona ibintu byatwawe, umuntu akiyubakira inzu bimuvunnye, ukajya kumva amazi arabitwaye. Nashatse ko tuganira intego ivuga ngo tugire umushinga wo kubaha Imana kuruta indi mishinga yose dufite. Simbabujije kubaka imishinga yanyu, ariko hari imishinga myinshi. Iyo mishinga rero, ikintu cya mbere twagakwiriye gukora, ijambo ry'Imana rivuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Iyo twitegereje neza dusanga umushinga wo kubaha Imana utajya uhomba. Iyindi mishinga ishobora guhomba. Iyo umuntu yubashye Imana neza ntabwo ahomba, kuko agira umugisha mu by'ubu buzima, akagira n'umugisha no mu bihe bizaza. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki abakiranutsi aribo bagubwa nabi, kuki aribo bahura n'ibigeragezo. Hano ijambo ry'Imana avuga ngo bene data nimutangazwe n'ikome ry'ibigeragezo munyuramo, ntimutangazwe nuko mwatotezwa muzira ubutumwa bwiza, ntibibatangaze, ngo ahubwo muzishime munezerwe mu mitima yanyu, kuko ingororano ari nyinshi kuruta uko abantu babakunda ariko mudakiranuka. Muzishime niba batuka babaziza izina rya Yesu, kuruta uko bagutuka wibye, kuruta uko wakubitwa wibye, kuruta uko wakubitwa wasambanye, kuruta uko wakubitwa cyangwa se ugahabwa n'ibindi bihano wakoze ibyaha, ruswa n'ibindi byaha byibasiye abantu. Iri jambo rero, ibimenyetso by'uko Umwami Yesu ari bugufi turabibona. Ikimenyetso cya mbere ni imitingito, ibiza, amazi agatwara abantu. Ariko reka nihanganishe abantu bamaze iminsi bahura n'ibyo bibazo. Ni benshi nagiye mbibona, inka z'abantu ukabona zatwawe, ukabona amazi yinjiye mu biraro by'inkoko, ukabona n'ibintu biteye ubwoba. Abantu barenga 120 bagapfa bazize amazi. 130 ahari ndumva mperuka kureba ari 127, ariko ngira ngo ni nk'130. Abantu bagapfa, amazi akuzurirana, inzu zigasenyuka, imiryango igapfira mu nzu, inzu zikarambarara hasi. Twagiye twumva ibintu byinshi bibaho, nubwo wenda abahanga mu by'ubumenyi bw'isi nka biriya birunga ukuntu biruka, ugasanga neza isi irasadutse, abantu amazi abaguyeho, abantu bakimuka. Biriya byose ni ibintu bigaragaza yuko n'ukuri iherezo rya byose riri bugufi. Sinzi wenda mwebwe uko mubibona, ariko jyewe nifashishije ijambo ry'Imana riratubwiye hano ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge. Iherezo rya byose riri bugufi. Bari abantu babuza babo, nabo bumvaga bifuza kugumana n'imiryango yabo. Tekereza ari wowe byabayeho, ariko ushima Imana
hari impamvu Imana yakurokoye wowe ukaba utagiye muri bariya, cyangwa se ngo wenda ube wazize n'urundi rupfu. Nuko Imana ikirambuye amaboko kugira ngo ikugirire neza. Haleluya. Bene data, Imana irabakunda cyane. Imana irambuye ibiganza kugira ngo ibabarire umuntu wese, imwiyegereze, imukize amakuba n'ibyago. Ibimenyetso rero by'uko ubwami bw'Imana buri bugufi, imitingito, abantu bakaryama barubatse amazu akomeye, ariko imitingito ikaza igasenya amazu, abantu ibihumbi n'ibihumbi bagapfa. Ibyo byose indwara z'ibyorezo, ibintu bitigeze kubaho, akagambane, mbese ibintu bibi cyane. Hano rero haravuze ngo mugire ubwenge, mwirinde ibisindisha. Ibisindisha ni ibiki? Abantu bashobora kwibwira ko kunywa ibiyobyabwenge ari byo bisindisha. Oya, ibisindisha ni byinshi. Amaganya nayo ashobora kugusindisha, agahinda kagusindisha, ibibazo byinshi byagusindisha, ukanagenda ukayoberwa n'aho uri, uburwayi bwagusindisha, amagambo menshi. Abantu baravuga neza kugeza ubwo nabyo bibaye nk'ibisindisha. Hano haravuga ngo mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ahangaha ni nkaho babwiraga abasenga, mwirinde ibisindisha, mugire ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ngo ariko ikiruta ibyo byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ngo mucumbikirane mutitotombana. Imana itugirire neza. Wenda ntatinze kuri aya magambo, hano ku murongo wa 11, umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyiricyubahiro. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kugeragezwa riri hagati yanyu. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ry'ibigeragezo biri hagati yanyu. Birahari ibigeragezo, abera bari mu bigeragezo. Ikome ni nk'ibintu byinshi abantu banyuramo, ngo ariko ntibibatangaze. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo ahubwo munezerwe. Imana ishimwe. Ngo mwebwe ntimutangazwe n'iryo kome ngo mumere nk'abagushije ishyano, ngo ahubwo mwebwe muzanezerwe. Haleluya. Kubera ko ijambo ry'Imana ni igitangaza. Umuntu ari mu bigeragezo, arimo ararira, ariko ijambo rikamubwira ngo ahubwo munezerwe, ngo kuko ingororano ari nyinshi mu ijuru. Mwene data, nshuti y'umusaraba, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, ni ibihe bintu bimeze nk'ikome uri kunyuramo ry'ibigeragezo? Ni ibihe bintu biguhagaritse umutima ngo witangazwa nabyo? Ntabwo byabura kubaho. Turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi yuzuye umuruho, turi mu isi yahindanijwe n'umwanzi, turi mu isi, umuririmbyi yavuze ngo icyo nkeneye cyose ngo simera ko nkibona, ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, ngo niringiye kuzabona ingororano yanjye. Imana izamfashe nzabona ingororano yanjye, nawe Imana izagufashe uzabone ingororano yawe. Akomeza avuga ngo rero ubwo mutukwa 14 babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora nabi cyangwa inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ibi ni bimwe nababwiraga, impaka abantu bakaba bakazitereyemo, ukiterera mu bintu bitari ngombwa. Hari intambara tudakeneye kurwana, ntabwo intambara zose ari ngombwa ko tuzirwana, ntabwo ari ngombwa rwose. Hari ibintu ukwiriye kwihorera ukareka Yesu akaba ari urwana nabyo akakuneshereza. Ntuzishyire mu bintu udashoboye, reka umwami Yesu akurwanirire, reka umwami
umwami Yesu akuvugire mu ijuru imbere y'Imana. Afite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo amvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Araririmba ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo ashaka kunyihebesha njya ntumbira mu ijuru. Mwene data, tumbira mu ijuru, ngo mbona y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose, ngo kera yarampfiriye nuko sinzarimbuka, kera yaranyitangiye. Iri jambo rero, iri jambo rirasa naho ribwira bene data, riravuze kuri 16 ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Abantu mwarimo mubabazwa muzira kuba abakristo, mwebwe muri mu bihugu by'Abarabu n'ahandi, yewe muri no mu bihugu by'abakristo, ariko mukaba murimo mubabazwa muzira ko muri abakristo. Wenda se mubabazwa n'abapagani bo mu rusengero, wenda se mubabazwa n'abandi mubana batakijijwe by'ukuri, bakabashyira mu ntambara n'ibigeragezo. Mubyihorere, Yesu azabaneshereza. Ngo ntimutangazwe nabyo, ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina, kuruta uko wababazwa wibye, kuruta uko wababazwa wagambanye, kuruta uko wababazwa wishe, kuruta uko wababazwa witereye mu bitari ngombwa. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ngo azanezerwe ahimbaza Imana. Hari abantu bababazwa kubera ko ari abakristo, hari abantu bakizwa bakababazwa bakageragezwa, hari abantu atangira kuvuga izina rya Yesu akaba yanakwicwa. Barahari bicwa mu Buhinde, muri biriya bihugu bitizera Imana, baricwa bagafungwa. Wowe ufite umugisha uri kubwiriza nta ugufunga. Ubu butumwa ndi kuvuga ndashimira Imana kubw'igihugu cyacu cyiza. Umuntu arabwiriza akidegembya akavuga ubutumwa nkuko bikwiriye, nta muntu uzangwa gufunge. Ariko Bibiliya iranavuga ngo n'igihe byabayeho ngo muzanezerwe muhimbaza Imana, kuko ingororano ari nyinshi mu ijuru. Ndetse ndagira ngo mbabwire ngo ibyo mubona abakristo bari kunyuramo ni bitoya ku byo bazanyuramo. Imbere niho hakomeye. Igihe cya Antikristo kizaba ari igihe cy'umubabaro ukomeye. Antikristo n'ubari gukora. Ariko bene data, reka mbabazi, iyo mwitegereje mukabona ukuntu abantu b'abatinganyi bahawe intebe, mukabona ukuntu bashyiraho n'amatangazo bati aho bageze babakire, bakakirwa, umuntu akagenda akihindura uwo atari we, umuntu akagenda ari umugore ngo ni umugabo, akagenda ari umugabo ngo ni umugore, akakirwa. Isi ikavuga iti muborohereze, bagashaka kuzimanganya ubutumwa bwiza, bagashaka kuzimanganya iby'ubukristo, bagatanga amafaranga menshi ngo izi Bibiliya bazihindure bashyiremo ibindi bintu. Mwebwe mubona ari ibintu byoroshye? Iherezo rya byose riri bugufi. Nimukurikire Imana, nimusenge, nimube maso. Amadini yarivanze, abantu bivanze n'isi. Ni byiza rwose kuba mu isi, ukamenya kuri mu isi ni byiza, kuko turi mu mubiri. Uba mu mubiri ariko ukamenya uburyo ukizwa. Uyu mubiri Imana yawuduhaye ngo tuwukirizwemo, tunezeze Imana, twe kwirebaho gusa, ahubwo turebe ku yabiduhaye byose. Imana itugirire neza. Ariko mwitegereze ukuntu abavuga ubutumwa bw'ukuri bari kurwanywa, mwitegereze ukuntu izi Bibiliya bari kuzihindura. Niba mwarakurikiye amagambo Papa aherutse kuvuga, barimo barubaka urusengero rumwe, habeho idini rimwe ku isi yose, amadini yose azahurire hamwe. Ngaho mbwira abantu bafite umwuka wera bazisanga hehe? Birakwiriye ko dusenga, Imana ikaduha icyerekezo, Imana ikatubwira aho tugomba guhagarara, Imana ikatubwira uburyo tuzitwara. Bene data, mureke gusinzira, ahubwo mukanguke rwose, kubera ko Umwami Yesu ari bugufi. Imana ibaho umugisha mwinshi.
ni byinshi nababwira, ariko iby'Imana yagambiriye kera, uburyo yagambiriye gucungura abera, igihe kirageze ngo Imana itabare abizeye, Imana itabare abemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Imana ibaha umugisha, muzamenya byinshi. Aya magambo muze kuyasoma rwose, harimo amagambo menshi yakubaka ubugingo, harimo uburyo umukristo akwiriye kwitwara. Ariko icyo nababwira nuko ibimenyetso mitwe ni byinshi. Yigeze abwira abigishwa ngo murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Sinshaka gutinda, ariko wowe uri muzima, wowe ugihumeka, ufite byinshi washimira Imana. Munyemerere dusenge, dusabire abantu bose bari guhura n'amakuba akomeye, bari guhura n'ibigeragezo bikomeye, bazira ubutumwa bwiza, kandi dusaba umwuka wera kugira ngo aze abane natwe. Imana ihishurira abantu bamenye uburyo barwanya Satani, ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Kandi niba uri kubabazwa uzira ubutumwa bwiza, wibabara, ngo ahubwo nezerwa. Nubwo ibigeragezo byisukiranya, nezerwa. Muzitegereze n'abanyamadini, hari igihe kigera ukabona koko ku isi yarangiye, ukabona haraberamo n'ibintu bitigeze kubaho, ariko wowe wahamagawe n'Imana, wowe wumvise ijwi ry'Imana, Imana igukomereze amaboko, Imana ibe mu ruhande rwawe. Icyo nababwira soza, Yesu arambuye amaboko, araguhamagara. Wowe utarizera Yesu, wowe utarakizwa, wowe utaramenya ubutumwa bwiza, wowe utaramenya ko Yesu yagupfiriye, nagira ngo nkubwire ko Yesu arambuye amaboko. Nta cyaha na kimwe Yesu atakubabarira. Uko ibyaha wakoze bingana, ngo naho byatukura tukutuku, ngo yabihindura umweru bigasa na sheregi. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Wowe wifuje ko dusengana, wowe ufite ikibazo, wowe urwaye, wowe uri kugeragezwa, wowe se utarakizwa, wowe se uri kugeragezwa na mwene so, wowe se uri kugeragezwa n'abapagani bo mu rusengero, reka twisabire Imana umwuka wera. Ibigeragezo ntibizabura kubaho, ariko ubizana azabona ishano, niko Bibiliya ivuga. Kandi hahirwa uwihangana akageza imperuka, niwe uzakizwa. Mugira amahoro, mugira umugisha, kandi umugisha wo kuba mu Mana byuzuye nibwo buzima bwiza buruta ubundi bwose. Amen. Mwami Yesu, nshuti yacu, ntujye udutererana, utwitaho, udufasha mu makuba yacu, mu byago byacu, mu ntambara zacu. Dusengeye aba bantu basenyewe n'ibiza, dusengeye aba bantu bagize ingorane, babuze ababo, baryamye nk'uko abandi baryama bakisanga, babuze imiryango, bapfuye. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.